Umwami wacu ashimwe ko kuri uyu mugoroba atugiriye ubuntu bwo kongera guhurira hamwe kugira ngo dukomeze kwigira hamwe igitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Muzi yuko turimo kwiga ku gice cya mbere, niho tukiri. Ndasaba Imana kugira ngo ikomeze duhe ubuntu turusheho kwimenya uko yagiye yishura, by'umwihariko ku gice turimo kwigaho amarangakamere y'Imana. Rero ndifuza yuko tubumbura Bibiliya zacu mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa munani, nubwo turi buze kwiga ku murongo wa gatandatu kugeza ku wa munani. Ndifuza ko abafite Bibiliya zabo bazibumbura tugasoma. Haravuga ngo ibihanurirwa i Nineve. Igitabo cy'iyerekwa rya Nahumu umwelakoshi. Uwiteka ni Imana ifuha kandi irahora. Uwiteka arahora kandi agira uburakari bwinshi. Uwiteka ahora ababisha be kandi abanzi be ababikira umujinya. Uwiteka ntiyihutira kurakara, afite ububasha bwinshi kandi ntabwo yatsindishiriza utsinzwe n'urubanza. Inzira y'Uwiteka iba mu ishuheri no mu mugaru, kandi ibicu ni nk'umukungugu utumurwa n'ibirenge bye. Acyaha inyanja igakama, agakamya n'imigezi yose. I Bashani n'i Karumeli hararabye, n'uburabyo bw'i Lebanoni burarabye. Imisozi iratigitira imbere ye, n'udusozi turayenga, kandi isi iterurirwa imbere ye. Ni ukuri isi n'abayituyemo bose. Ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we? Kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze? Umujinya we usutswe umeze nk'umuriro, kandi ibitare niwe ubimenagura. Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azi abamwiringira. I Ninevo azahamarisha umwuzure w'amazi menshi, kandi abanzi be azabakurikirana no mu mwijima. Mureke tujye imbere y'umwami wacu mu isengesho tumusaba ubuntu kugira ngo atugire imbabazi kuri uyu mugoroba, tugire ibyo duhishurirwa ku byo yahishuye dukwiye kumenyaho. Reka dusenge. Uwiteka mwami wacu, kuri uyu mugoroba abana bawe, itorero ryawe, twongeye guhurira hamwe kugira ngo twigire hamwe ibyanditswe byera. Ngushimiye buri wese wateye uwo mwete, ngushimiye buri wese wabashije kuza. Ndakwinginze rwose kugira ngo ubwo tubumbuye nanone iki gitabo cy'umuhanuzi Nahumu, ibi ni ibyo wahishuye mwami, kandi ni ibyacu natwe biratureba, kuko mwami wihishuye, wishura uko dukwiye kumenya. Turinginze rero kugira ngo muri uyu mugoroba turusheho kugusobanukirwa mu buryo bwimbitse. Nicyo nsabiye buri muntu wese wabashije kuza aha ngaha. Nyagasani, ndasabye ngo umpe ubuntu bwawe muri buri kimwe cyose mbasha kuvuga, unyobore rwose, kandi n'abanyumva bose ni uko mbasabiye. Kandi icyo dusabye mwami ni ukugira ngo muri ibi byose tugiye kwiga bidutere kugukunda cyane, no kukubaha, no kugutinya, ndetse no kumenya inshingano uduha ko dukwiye kugendera imbere yawe tuzikora nk'uko bikwiriye. Tugushimiye ko twumva, mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe tubisabye, amen. Bavandimwe, insanganyamatsiko tugiye kuba twigira hamwe kuri uyu mugoroba iravuga ngo Uwiteka agira umujinya kandi ni mwiza. Uwiteka agira umujinya kandi ni mwiza. Ubushize twiga twacumbikiye ku murongo wa 5. Uyu munsi rero turaza gukomereza aho twacumbikiye. Ndagira ngo mbibutseho gatoya ku mirongo yabanje ibyo twabanje kubona. Twabonaga gukomera k'Uwiteka, twabonye iby'uburakari bw'Uwiteka, twabonye ibintu byinshi, ariko ndagira ngo mbibutseho gatoya ibyo twabonye. Twabonye Uwiteka yuko twagiye tureba ku bubasha bw'Uwiteka, numva ariko ikibwirizwa cyitwaga hano ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5. Twabonye ko Uwiteka ngo atihutira kurakara, afite ububasha bwinshi, kandi ntabwo yatsindishiza utsinzwe n'urubanza. Twabonye ukuntu Uwiteka ari umukiranutsi. Twabonye ukuntu Uwiteka atareka icyaha atagihanye. Tubona yuko abanyabyaha azabana ibyaha byabo iteka ikuzimu. Tubona yuko abakijwe bose ari uko ibyaha byabo byahaniwe muri Kristo. Rero nta cyaha cy'umuntu uwo ari we wese wakoze kizirengagizwa, cyangwa se
na Satani wakoze ibyaha n'abadayimoni ntabwo ibyaha byabo byakwirengagizwa, ahubwo Uwiteka kuko akiranuka ntabwo yareka icyaha atagihanye. Twagiye tubona yuko Uwiteka ngo acyaha inyanja, ngo agakamya imigezi. Twagiye tureba iby'i Bashani n'i Karumeli, tubona iby'uburabyo bw'i Lebanoni. Ibyo bintu byose byari byiza, abantu batekereza ko bikomakomeye, ibyo byose ngo ni ubusa imbere y'Uwiteka. Tubona ko imisozi n'udusozi byose bitigitira imbere y'Uwiteka. Twari turimo kubona ububasha bw'Uwiteka yuko ntacyo na kimwe cyabasha guhagarara cyangwa ngo cyitambike ububasha bukomeye bw'Uwiteka. Uwiteka rero arakomeye gutyo. Rero kuri uyu munsi by'umwihariko turaza gukomereza ku murongo wa 6 ndetse tuze kugeza ku murongo wa 8. Ahari umuntu yumvishije iyi nsanganyamatsiko yakwibaza ati ni gute Uwiteka yagira umujinya kandi akaba ari mwiza? Ni ikibazo ntekereza yuko abantu benshi bajya bibaza. Ahari nawe ushobora kuba warakibaje cyangwa n'ubu ngubu wizera ukaba ukibaza icyo kibazo, ati se ni gute Uwiteka yaba agira uburakari akongera akamwiza? How? Nyine how? Ni gute ibi ngibi bishoboka? So kubwira abantu yuko Uwiteka ari mwiza, abenshi barabyumva bakabyishimira, ariko kubabwira yuko Uwiteka agira umujinya ntibabyumva, ikindi ntibanabyishimira. Impamvu ni uko twebwe abantu tuzi yuko umujinya wacu ari mubi, ari ikintu kibi, ari ikintu kidasohoza gukiranuka, ukomoka mu kononekara kwacu kubera icyaha. Ariko iyo tuvuga umujinya w'Imana bavandimwe, ndagira ngo mujye mwumva ko harimo itandukaniro. Tujye twumva yuko umujinya w'Imana wo uratunganye rwose, kandi umujinya w'Imana usohoza ibyo Imana ibona ko bikwiriye, iwukoresha ibikwiriye. Murimo kubyumva? So Imana rero igira umujinya kandi Imana ni nziza. Ibyo nibyo tugiye kuba turebera hamwe kuri uyu mugoroba, y'ukuntu Uwiteka agira umujinya kandi akaba ari mwiza. Ndagira ngo mwihute nongere nsome aya magambo tugiye kuba turimo kwigira hamwe, noneho twongere twitegereze muri iyi mirongo, turebe uburyo Uwiteka yakomeje kwishurira umuhanuzi Nahumu akabyandika, kugira ngo natwe uyu munsi duteraniye turi aha ngaha twumve tumenye uburyo Uwiteka ari uko ateye. Ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we? Kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze? Umujinya we usutswe umeze nk'umuriro, kandi ibitare niwe ubimenagura. Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azi abamwiringira. Ininevu azahamarisha umwuzure w'amazi menshi, kandi abanzi be azabakurikirana no mu mwijima. Muri iyi mirongo bavandimwe turimo gusoma, ndashaka ko muyitegerezamo mukareba ibintu tuza kurebamo. Turaza kureba ku bintu bigera kuri 4 by'umwihariko bivugwa ahangaha n'uyu muhanuzi, bivugwa ko Uwiteka akora cyangwa se bimuranga. Icya mbere ni uko avuga yuko Uwiteka agira umujinya ku murongo wa 6. Ku murongo wa 7 akongera akavuga ko Uwiteka ari mwiza. Ku murongo wa 7 nanone akongera akavuga yuko Uwiteka ari igihome ku munsi w'amakuba. Ku murongo wa 7 nanone akongera akavuga yuko Uwiteka azi abe. Ndagira ngo twitegereze ibyo bintu byose muri iyi mirongo, uko Uwiteka ateye, uko Uwiteka akora. So ndagira ngo Imana iduha ubuntu bavandimwe, ibi bintu tubyitondeye, dutega amatwi n'imitima yacu ihari, kugira ngo twumve mu buryo bwimbitse icyo Imana iri butwigishe muri iyi mirongo ku bijyanye n'aya marangakamere yayo, ku bijyanye ndetse no gukora kwayo. Ingingo ya mbere tugiye kuba turebera hamwe n'iyi ngiyi, ni ukuntu Uwiteka agira umujinya. Ibi twari twabivuzeho, ariko ni ibintu byakomejwe bishimangirwa n'uyu muhanuzi ku bantu twabanye. Niba mubyibuka, tunatangira iki gitabo ku murongo wa mbere twiga n'uwa 2, twagiye tuvuga ku by'umujinya n'uburakari bw'Uwiteka.
nanone uyu muhanuzi akomeza abivuga no mu mirongo yo hasi ikurikira, umujinya w'Uwiteka, uburakari bw'Uwiteka bikomeza bigaruka. Uyu muhanuzi arabishimangira cyane kubera yuko twagiye tubibona yuko igihe cyari kigeze kugira ngo Uwiteka arimbuze Ninevu, arimbuze uburakari bwe cyangwa se umujinya we mwinshi cyane. Ahangaha nimuza kwitegereza muri iki gice kugeza ahangaha kuri iyi mirongo yose tumaze gusoma, muzanyuramo umujinya w'Imana ugaruka, umujinya w'Imana ugaruka. Umujinya w'Imana irawufite muri kamere yawo, Imana igira umujinya, ariko umujinya wayo twagiye tubona yuko ufite ikiwubyutsa, ubyutswa n'ibyaha by'abantu. Twagiye tubona yuko Ninevu ibyaha byari bimaze ngo kugwira, bimaze kuba byinshi cyane, noneho igihe kigeze cy'Uwiteka kugira ngo ahane uyu murwa wari umaze kononekara, awuhanishe umujinya we ukomeye cyane. Ubushize twagiye tubona ukuntu umujinya w'Uwiteka ukomeye cyane ku buryo iby'uburabyo bw'i Bashani, imisozi, udusozi, ibintu byose ari ubusa imbere y'Uwiteka, nta kintu na kimwe kibasha kwitambika ububasha bukomeye bw'Uwiteka, ndetse n'umujinya wayo. Igihe Uwiteka aje mu mujinya we, nta kibasha kumusubiza inyuma ngo kimuhagarike, kuko umujinya w'Uwiteka ukomeye cyane, uteye ubwoba. Uwiteka agira umujinya bavandimwe. Kuri uyu murongo wa 6 mwitegereze murebe, ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we, umujinya w'Uwiteka? Kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze? Umujinya we usutswe ngo umeze nk'umuriro, kandi ibitare niwe ubimenagura, niwe ubimenagura. Uyu mujinya w'Uwiteka urakomeye. Uyu muhanuzi akomeza gushimangira ibi. Uwiteka ni kimwe mu bimuranga, nuko Uwiteka agira uburakari. Waba wumva ubyishimiye cyangwa utabyishimiye, waba ubyemera cyangwa utabyemera, Uwiteka agira umujinya, agira uburakari, kandi bwinshi udafite igipimo wabupimisha. Uwiteka agira uburakari. Icyanditswe kirimo kubaza, umuhanuzi arabaza kugira ngo ibi bintu ubitekerezeho, kugira ngo ibi bintu nawe ugire igisubizo kuri iki kibazo umuhanuzi abaza. Umuhanuzi arabaza akabaza ati, ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we, y'umujinya w'Uwiteka? Ninde wabasha kwihanganira uburakari bwe bukaze? Nimureba iki kibazo ni ibibazo birabaza, ariko bifitanye isano n'ubundi bigaruka ku kintu kimwe cy'umujinya w'Imana, cy'uburakari bw'Imana. Niba twabonye iby'uburabyo, iby'i Lebanoni, iby'imisozi, iby'ibitare, ibintu ibyo ari byo byose bitabasha guhagarika umujinya w'Imana, none ninde? None hagarutse no ku bantu avuga ngo ninde. Ndagira ngo utekereze mu bari mu ijuru, utekereze mu bari mu isi, utekereze mu binyabubasha byose wabuze. Ninde wabasha kwitambika? Ninde wabasha guhagarara imbere y'uburakari bw'Uwiteka? Ninde wabasha kubuhagarika? Ninde wabwihanganira? Ninde wabasha kubwihanganira? Kuko uburakari bw'Uwiteka burakomeye cyane, kuko Uwiteka afite ububasha ngo bwinshi cyane, ububasha budafite akagero. Biravuze ngo uwabasha kwitambika ubu burakari, uwabasha guhagarara imbere y'ubu burakari akabwihanganira, keretse nawe abaye afite ubwo bubasha bungana n'ubw'Uwiteka. Niba rero ntawe uhari, biravuze ngo Uwiteka ni umunyambaraga, Uwiteka afite ububasha, uburakari bwe buteye ubwoba, ntawe ubasha kubwitambika, nta wabasha kubwikiza, nta n'uwabukiza undi, nta n'uwabukiza undi. Bavandimwe, iki ni ikibazo umuhanuzi abaza. Ntawe ufite ububasha n'umwe bwo guhagarika Uwiteka, nta n'umwe uhari rwose, kubera ko nta n'umwe unganya n'Uwiteka ububasha. Uburakari bw'Uwiteka burakomeye cyane kandi buteye ubwoba. Ab'i Ninevu bakoze ibyaha bikururira ubu burakari bw'Uwiteka cyangwa se umujinya w'Uwiteka. Murabizi yuko generasiyo cyangwa se ababanjirije ab'i Ninevu bari bariho muri iki gihe cya Nahumu, abari bariho mu gihe cya Yona. Twabonye yuko Uwiteka n'ubundi atuma Yona, yari yarababwiye yuko mu minsi 40
ajye kuharimbura. Ariko ab'i Ninevu bari bahari muri icyo gihe, uhereye ku mwami ukageza ku woroheje muri bo, bambara ibigunira, bicisha bugufi, baringinga, batakambira Imana. Imana ibonye kwihana kwabo, ibagirira imbabazi, irabarokora, irabakiza, irabababarira. Ariko abangaba bo bamaze kononekara, abakurikiyeho mu kinyejana cyari gishize bongeye kononekara babi cyane. Imana none ikoresheje umuhanuzi Nahumu irongera ivuga iby'urubanza rwayo, iby'uburakari bwayo, ibyo yendaga gusohoreza i Ninevu. Nanone uyu ni umujinya w'Uwiteka umuhanuzi atubwira rwose uko uri, uko ukomeye. Ngo ni umujinya usukwa umeze nk'umuriro, ngo ndetse n'ibitare ngo abasha kubimenagura. Ndagira ngo muzasome ibyanditswe byera mu isezerano rya kera, mwitegereze murebe iyo bavuga umujinya w'Imana, akenshi baravuga ngo uburakari ngo bwaka umuriro, ngo bwaka umuriro. So nimwitegereza mukareba kuri uyu murongo wa 6 niko yavuze ngo i Ninevu ngo azahamarisha umwuzure w'amazi, ngo kandi ngo abanzi be hano ku murongo wa 6 aravuga ngo umujinya we ngo usutswe umeze nk'umuriro, ngo kandi ibitare niwe bibimenagura. Bavandimwe, murebe iki kigereranyo cy'umujinya w'Imana ukuntu uteye ubwoba, ngo usutswe umeze nk'umuriro. Ibyanditswe bijya bintangaza. Mu Batesalonike ba kabiri Pawulo abandikira ababwira ibyo kugaruka kwa Kristo. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo azagaruka ngo ari hagati ngo y'umuriro waka, ngo ari kumwe ngo n'abagaragu be n'abera be abamarayika. Noneho ngo azaba aje kugororera abamwiringira, ariko ngo nanone aje guhana ngo abatumviye ubutumwa bwiza n'abatamenye Imana, ngo abahe igihano kibakwiriye, ari cyo kurimbuka kw'iteka. Bavandi, hari aho tugenda tubona Imana yasozaga uyu mujinya wayo ikaba yatwika nyiri Sodomu n'i Gomora n'ahandi hose. Ariko ikintu gitangaje, reka mvuge ngo kariya ni agace gatoya ko kugaragaza umujinya wayo, ariko umujinya wayo bya nyabyo hari igihe izawugaragaza mu gihe kiri imbere, hari igihe izawugaragaza byose birangiye, hari igihe izawugaragaza ihana abantu bitari iby'igihe gitoya, bitari ibyo guhana gusa umubiri, ahubwo ari uguhana icyarimwe umubiri n'ubugingo muri Gehinomu. Naho mu byahishuwe Imana ivuga aho izahanira abantu ngo ni mu nyanja yaka umuriro. Bavandimwe, mujya mutekereza ikuzimu mukagira ngo niki kizatuma haba habi cyane. Ni iki ngiki, nuko Imana, umuvandimwe yavuze ngo nuko Imana ngo izaba ihari ngo mu mwuzuro w'umujinya wayo. Icyo ni cyo kintu giteye ubwoba. Nyine hari nk'uko abantu bajya bavuga ngo kujya ngo ikuzimu ngo kwa Satani, ntabwo bajya banatekereza yuko Satani n'abadayimoni n'abantu bose batizeye bose bazaba bahanirwa hamwe. Bahanwa nande? Bahanwa n'Imana ubwayo mu mujinya wayo. Kandi uwo mujinya wayo nyine izawubahanisha iteka, kuko ntabwo bazigera bagera ubwo babasha guhaza uwo mujinya wayo. Ariko kubakijijwe nuko Kristo we Mana muntu yabashije kwikorera uyu mujinya w'Imana, ndetse ngo abashe no kuwuranguza. Twagiye tubyiga ndetse ngo no kugeza ngo gitonyanga cya nyuma, kubera ko Kristo afite ububasha bwo kubasha guhaza umujinya w'Imana. Rwose Kristo yarabisohoje. Imana ishimwe ku bwa Kristo. Icyo ni igihamya cy'uko Kristo nawe ari Imana. Kristo ari Imana. Kuko ibyanditswe byavuze ngo ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we, kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze. Nyine murebe, mujye munatekereza ku musaraba ibyahabereye. Tujye tubivuga ndetse tukabisubiramo kenshi, n'ibiki byabereye ku musaraba. Abenshi kubera ijisho navuga ngo ritareba neza, kubera kudatekereza byimbitse, bagatekereza imisumari, bagatekereza amahwa yambitswe, bagatekereza ibindi bintu bindi ku musaraba, ariko ntibagire ngo bitegereze mu buryo buhambaye, ngo batekereze mu buryo bwimbitse Kristo umubabaro yagize
ko atari uwo yatewe n'abantu bamuhanisha imisumari n'iki, ahubwo kubabazwa gukomeye Kristo yagize, yababajwe n'Imana ubwayo. Musome Yesaya 53, Yesaya ubwo aravuga ngo Uwiteka Imana ngo yashimye kumushenjagura, ngo yaramubabaje, ngo yaramushenjaguye, yaramukrashinze, iramubabaza. Nyine mujye mutekereza, yaramubabaje mu mujinya wayo, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Iki gihano Kristo yarakikoreye ku musaraba cy'umujinya w'Imana. Kristo ari ku musaraba yaravuze abira amaraso ngo avanze n'ibyaha, akavuga ngo abira ibyaha ngo avanze n'amaraso, akavuga ngo niba bishoboka ngo iki gikombe kindenge, ngo ariko data bye kuko nshaka bibe uko ushaka. Bavandimwe, Kristo yamwereye ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Ibi biratangaje cyane. Uwiteka agira umujinya rwose. Nyine mujye mutekereza ukuntu Uwiteka ataretse guhana umwana we ku musaraba kubera ko ibyaha byacu byari byabazwe kuri we. None mutekereze abantu abanzi b'Imana azabahana bingana iki? Biteye ubwoba. Uwiteka agira umujinya bavandimwe. Ni gute tumenya umujinya w'Uwiteka? Niyo turebera igipimo gikomeye cy'umujinya w'Uwiteka awusohoza, ni ku musaraba. Buriya urebye iby'isodomu, ukareba iby'i Gomora, ukareba iby'ahandi hose, ukareba n'iby'ahandi byose, aho Uwiteka yagiye asuka umujinya wiwe, nta gipimo cyo kuwusuka cyangana n'ukuntu yawusutse ku musaraba ku mwana wayo we Kristo. Bavandimwe, Kristo yikoreye umujinya w'Imana. Niyo mpamvu iyo tuvuga iby'agakiza bamwe bitekereza nk'ibintu byoroshye, ikiguzi cyabyo bakagira ngo ni ikintu cyoroshye. Bavandimwe, ibyo Kristo yakoze nta wundi, birakomeye, birahambaye, ikiguzi yishyuye kirahambaye rwose. Uwiteka rwose agira umujinya, agira umujinya mwinshi, agira umujinya mwinshi. Ndagira ngo murebe nko muri Zaburi 11 ku murongo wa 5 wa 6, mutekereze ku muntu wese utazizera Kristo, mwumve ikintu kizamubaho. Ni iki ngiki. Zaburi 11 ku murongo wa 5 aravuga ngo Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo umutima we urabanga. Uru rwango ni urwango rukiranuka, kuko Uwiteka nta cyaha kiba muri we. Iyo tuvuze ngo Uwiteka arabanga, ni urwango rukiranuka. Nkuko ibyanditswe bivuga ngo yakunze Yakobo yanga Esawu, yaramwanze. Uru ntabwo ari urwango nk'urwacu ruturuka mu cyaha, ahubwo ni urwango ruturuka mu gukiranuka. Ngo azavubira abanyabyaha ibigoyi, umuriro n'amazuku n'umuyaga wotsa bizaba umugabane mu gikombe cyabo. Ndagira ngo mwitegereze murebe ngo ni umuriro n'amazuku ngo n'umuyaga wotsa. Hano barimo kutwereka uburakari bw'Uwiteka. Hari igihe ibyanditswe bigaragaza nk'umuriro, ahandi ngo ni nk'umuriro n'amazuku, ndetse ngo n'umuyaga wotsa. Sinzi niba hari umuntu arabona umuyaga wotsa, wenda niba hari umuyaga wabonye wotsa. Uyu nguyu wo ni umuyaga, ni nkaho wafata izuba rikaba umuyaga rikajya noneho ari ryo ryotsa abo bantu. Ni umuyaga wotsa. Mu Itangiriro 19:25 kugeza 24 kugeza kuri 25 batubwira iby'isodomu n'i Gomora, batubwira iby'uburakari bw'Uwiteka, umujinya w'Uwiteka awusuka isodomu n'i Gomora kubw'ibyaha byabo. Bavandimwe, muzi ibyaha byari Sodomu n'i Gomora. Muzi ko hari umukiranutsi w'Imana Loti, akaburirwa ndetse agahunga, kuko Imana yendaga gusuka umujinya wayo aho hantu. Mwitegereze murebe mwumve uko ibi byanditswe bivuga ngo maze Uwiteka ngo agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro. Mwumve, uyu ni umujinya n'uburakari bw'Uwiteka. Hari aho ibyanditswe bijya kuvuga bikavuga ngo ni nk'amazuku ngo ndetse n'umuriro, umuriro uteye ubwoba. Ngo ibi ngibi ngo ni iby'Uwiteka ngo asutse kuri Sodomu ndetse na Gomora, ngo bivuye ngo ku Uwiteka mu ijuru. Ibi ngibi Uwiteka mu bubiko bwe harimo amazuku, harimo umuriro. Ibi byaturutse ngo ku Uwiteka, ngo araza abisuka i Sodomu ndetse n'i Gomora.
atsemba iyo midugudu yose, ngo na cya kibaya cyose, ngo n'ababituyemo bose, ngo n'ibyameze ngo ku butaka byose. Mwumve ukuntu ahantu Uwiteka yaharimbuye, ngo yarahatsembye ku buryo ngo icyo kibaya, ngo yatsembye imidugudu yose, ngo n'icyo kibaya n'abayituyemo bose, ndetse n'ibimera byose Uwiteka ngo byo ku butaka, Uwiteka yarabitwitse, abitwikisha ngo aya mazuku n'umuriro yamanuye biturutse mu ijuru. Muri Ezekiyeli 38:19 kugera kuri 20 naho hatwereka iby'ubu burakari bw'Uwiteka. Mwumva uko bavuga, aravuga ngo kuko navuganye ifuhe ryanjye n'umuriro w'uburakari bwanjye nti. Mwumva ukuntu Uwiteka avuga ngo navuganye ifuhe n'umuriro ngo w'uburakari bwanjye, ngo ni ukuri uwo munsi hazaba igishyitsi gikomeye mu gihugu cya Isiraheli, gituma amafi yo mu nyanja n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba n'iby'ibikurura bikururuka hasi byose n'abantu bose bari ku isi bihindira umushyitsi imbere yanjye. Imisozi izubikwa, ahacuramye hatenguke, kandi inkike zose ziridukire hasi. Ibi ngibi ni ibyo Uwiteka avuga azakora. Ibi ni ibyo Uwiteka avuga azakora mu bubasha bwe, mu mbaraga ze, mu mujinya we, avuga ngo mu burakari bwe, avuga ngo ni umuriro w'uburakari bwiwe. Ibintu byose ngo bizajya hasi. Ibyo mutekereza ko ari bikomeye, inyamaswa, ibiki byo mu ishyamba, ibitare, ibintu byose nta na kimwe kibasha guhagarara imbere y'Uwiteka. Nta n'umuntu ubasha guhagarara imbere y'Uwiteka. Uwiteka agira uburakari. Bavandimwe, ninde wabasha guhagarara imbere yiwe? Ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya n'uburakari bwiwe? Ko Uwiteka ari we usuka uburakari bwe nk'umuriro, kandi ibitare akaba ari we w'imbenagura. Mwitegereze kuri uyu murongo ukurikiyeho wa 7. Murabona ku murongo wa 6 ibyo yari amaze kuvuga ku Uwiteka. Ku murongo wa 7 ni nk'aho abahinduye akajya nko ku yindi paje, akongera akatubwira ikindi kintu kiranga Uwiteka, ari nabyo nshaka kubasubiza ku muntu wenda bakwibaza ngo ni gute Uwiteka yaba afite uburakari bumeze gutya, ahana abanyabyaha kandi akazabarimbura ikuzimu iteka ryose mu burakari bwe, ariko nanone Uwiteka ngo akaba ari mwiza. Iyo tuvuga ko Uwiteka ari mwiza, iryo rangakamere ry'uko Uwiteka ari mwiza rijyanye n'andi marangakamere twagiye tuvuga twiga igitabo cya Yona, y'uko Uwiteka ngo agira urukundo, imbabazi, impuhwe, kugira neza. Ibyo byose twagiye tubona y'uko Uwiteka abigira. Rero nituvuga y'uko Uwiteka ari mwiza, mutekereze n'andi marangakamere ajyanye n'ayo ngayo. None ni gute Uwiteka yaba afite umujinya ariko ngo akongera ngo akaba mwiza? Goodness of God, the wrath of God and the goodness of God. Ni gute Uwiteka yaba ari umucamanza utabera ariko ngo nanone ngo akagira urukundo? Ni gute nyine ibyo bintu kubihuza abantu benshi birabayobera, bikarangira bamwe bahakanye ibyanditswe byera cyangwa se bahakanye Imana ya Bibiliya, bagatangira kuyihimba uko Imana itihishwe mu byanditswe byera. Ushize nababwiye by'umugabo witwaga Marishiyoni, yahakanye isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya, akana ibitabo byinshi byo mu isezerano rishya. Kubera iki? Kubera yuko uko Bibiliya yahishuye Imana atashakaga kubyemera, ahubwo we yashakaga Imana kuyirema mu buryo yishakiye, aribwo kwiremera ikigirwamana, ashaka gutekereza yuko Imana ari urukundo gusa, igira imbabazi gusa, igira impuhwe gusa, Imana ari nziza gusa, ariko kuvuga ko igira umujinya, kuvuga ko ihana, ibyo ngibyo akaba adashaka kubitekerezaho. Rwose ni uko nguko yari ameze. Ubwo buyobe rero bwa kera n'ubundi bwakomeje guhererekanwa ku buryo mu mateka y'itorero bari bakomeje kubugira, ku buryo dusanga amadini menshi muri iki gihe agwa muri ubwo buyobe, n'ubundi ugasanga nibwo yubakiyeho. Ndabaha urugero: harimo abahamya ba Yehova, harimo abadivantisite umunsi wa 7, harimo abasilamu. Abo bose n'ubundi uzasanga batemera kurimbuka kw'iteka, kubera yuko
baba batekereza ko umujinya w'Imana hari aho ugarukira, kubera ko batekereje ko umujinya w'Imana hari aho Imana wenda izagera ikavuga iti nari nabarakare ku mujinya nywukuyeho. Kubera ko mu myemerere navuga ngo y'Abadivantiste harimo yuko batemera yuko hariho kurimbuka kw'iteka, ndetse n'abahamya ba Yehova n'Abasilamu nuko nguko. Si ibyo ngibyo gusa, ndetse na Gatulika y'i Roma. Gatulika y'i Roma ishyiraho igihimbano cyitwa purigatori, ni uburyo n'ubundi bwo gukwepa yuko umuntu upfuye atizeye ajya ikuzimu kubabazwa mu mujinya w'Imana, bagashaka ahandi hantu bamucomeka hatabaho, hitwa ngo ni hagati, noneho akaba yapfuye akaba atagiye mu ijuru ngo ariko ngo ntajye n'ikuzimu, noneho abasigaye mu isi ngo bagasigara bamusabira noneho ngo ya masengesho yabo ngo akaba yamuzamura ngo akamukura muri icyo kintu kitabaho cyo hagati. Ibyo byose ni uburyo bwo gukwepa no guhashaka guhakana uburakari bw'Uwiteka bwo kohereza umunyabyaha ikuzimu no kumuhana kubera yuko umunyabyaha yagomeye Uwiteka. Ariko ubukristo bw'ukuri nibwo bwonyine wishura uburyo Imana ihana, wishura uburyo umujinya w'Imana uri, wishura uburyo Imana izahana abanyabyaha mu mujinya wayo, ndetse iteka ryose mu buryo bw'iteka. Ibi ngibi rwose biteye ubwoba bavandimwe. Kuri uyu murongo wa 7 rero ibyanditswe byavuze ngo Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azi abamwiringira. Uwiteka ni mwiza, iyo ni ingingo ya 2 tugiye kurebaho. Kuba Uwiteka ari mwiza bimeze nk'aho ari ikinyuranyo, ubyumvishe wagira ngo ni nk'ikinyuranyo cy'umujinya w'Imana, ariko ibyo byombi ni ibiranga Uwiteka. Uwiteka agirira neza abantu be, ariko nanone Uwiteka agira umujinya. Twabonye yuko igihe cyari kigeze kugira ngo Uwiteka ahanishe aba bantu bamugomeye b'Ininevu umujinya we, ariko nanone igihe cyari kigeze kugira ngo Uwiteka agaragaze ineza ye ku bantu be. Koko Uwiteka igihe cyari kigeze kugira ngo ahorere ubwoko bwe. Tuzagenda tubibona nitugera mu gice gikurikiyeho. Kuba Uwiteka rero ari mwiza ntibikuraho yuko Uwiteka agomba guhana icyaha, ntibikuraho yuko agomba guhana icyaha. Ni gute Uwiteka aba ari mwiza ngo ariko ngo akazohereza abanyabyaha ikuzimu? Ariko ndagira ngo mbabaze, ese umucamanza abaye areka ibyaha bikagenda bidahanwa, uwo mucamanza akirengagiza amategeko, uwo mucamanza twamwita ko ari umucamanza mwiza, cyangwa twavuga yuko ari umucamanza mubi? Uwiteka rero kuko akiranuka, niyo mpamvu agomba guhana icyaha, niyo mpamvu agomba kutareka icyaha ngo kigende kidahanywe. Ibyaha ntabwo yabireka ngo birangire gutyo gusa, bigende gutyo gusa, ahubwo kuko Uwiteka ari mwiza agomba kubihana. Ahubwo bavandimwe, reka mbabwire ngo iyi ni inkuru mbi ku bantu b'abanyabyaha kuvuga ngo Uwiteka ni mwiza, kubera ko niba Uwiteka ari mwiza biranavuze ngo icyo akunda ni icyiza, kandi mu bantu b'abanyabyaha nta cyiza kibamo. Hari n'igihe dushobora kuvuga ngo kuba Uwiteka agira umujinya mukumva ko ari inkuru mbi ku banyabyaha, twavuga ko kuba Uwiteka ari mwiza mukagira ngo ni inkuru nziza gusa kuri bo, ariko iyi ishobora no kuba inkuru mbi kuri bo, kubera yuko Uwiteka kuko ari mwiza icyo ashaka ni icyiza. Muri Zaburi 11 bavuga ko Uwiteka kuko ari umukiranutsi ngo akunda ibyo gukiranuka, abatunganye nibo bazareba mu maso he. None niba Uwiteka ari umukiranutsi akaba akunda ibyo gukiranuka kandi abantu bakaba badakiranuka, murumva atari inkuru mbi ku bantu b'abanyabyaha batabasha gukiranuka? Uwiteka ni mwiza. Muribuka umusore w'umutunzi ashaka kwigaragaza ko ari mwiza. Yesu yaramubwiye ngo umwiza n'umwe gusa, ni Imana yonyine. Muri Matayo 19
Aravuga ngo umwiza ni umwe gusa, ni Imana yonyine. No one is good, only God is good. Only God is good. Abantu bibwiye yuko ari beza kubera yuko bipimira kuri bagenzi babo, bigereranya na bagenzi babo, kubera ko utekereza yuko uri imfura, uri inyangamugayo, aho utuye, mu kazi n'ahandi hose. Wareba mugenzi wawe ukabona mugenzi wawe ni igisambo, ariba, ukibwira yuko uri mwiza wigereranyije n'uwo nguwo. Ariko imbere y'Imana ku gipimo gikwiriye, Imana ubwayo, kuko ibyanditswe byavuze ngo Imana ni nziza, Imana ubwayo ku gipimo cy'Imana ntabwo uri mwiza, nta nubwo waba mwiza, kubera yuko umuntu wese arononekaye ku bwa kavukire ye. Umuntu wese yarononekaye ku buryo ibyanditswe bivuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe, nta mwiza n'umwe, nta n'ukora ibyiza n'umwe. Mu Baroma ibice 3:10 Pawulo arabivuga ngo ntawe ukiranuka, nawe umenya, nawe ushaka Imana, bose bari byose banditswe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Spurgeon yaravuze ngo niba njyewe nawe twaba beza ngo ni kubw'ubuntu bw'Imana gusa, ariko bitabaye kubw'ubuntu bw'Imana ntibishoboka yuko umuntu yaba mwiza. Niba hari n'icyiza mubona kiri mu isi, ni igituruka ku Mana, ni ikimana reka mvuga ngo reflecting, displaying, igaragariza mu isi. Icyiza cyose mubona mu isi mujye mutekereza ko gikomoka ku Mana, naho ibibi byose bisigaye nibyo by'abantu. Ibyiza byose bikomoka ku Mana, kuko Imana ari nziza. Uwiteka ni mwiza ku buryo buhambaye, ndetse mu buryo butagereranywa. Imana ni nziza muri kamere yayo. Imana ntabwo iba nziza kuko yagaragaje kugira neza kwayo. Ndagira ngo ibi nabyo mubyumve. Ntabwo iba nziza kubera ko yagaragaje kugira neza kwayo kugaragariza ku bantu. Naho yaba itagaragaje uko kugira neza kwayo, n'ubundi Imana ikomeza ari nziza. Yahoze ari nziza tutarabaho, yahoze ari nziza kuva iteka ryose kandi izahora ni nziza. Ntabwo ihinduka mu kuba nziza kwayo. Kuba nziza kwayo ntiguhinduka. Imana ni nziza mu gihe iguhaye kuba mu bihe byiza, ni na nziza mu gihe itaguhaye ibyo bihe byiza. Imana ni nziza ufite ubuzima bwiza, Imana ni nziza uri mu burwayi, Imana ni nziza uri mu butunzi, Imana ni nziza uri mu bukene, Imana ni nziza ibihe byose. Ntabwo Imana iba nziza bitewe n'ibihe urimo. Mujya mubona abantu bagwa mu mutego wo gutekereza yuko, ndagira ngo mubanze musibe imyumvire itariyo yo gutekereza ko Imana iba nziza mu gihe hari ibyiza wabonye yaguhaye runaka. Kuvuga ati oh, Imana impaye umugore, ariko Imana ni nziza. None waba uri mu bihe bibi ukavuga nta n'ujya ushaka gutekereza ko Imana ari nziza. Ariko reka mbabwiye ngo kuba Imana ari nziza ntibiterwa n'ibyo yaguhaye, ntibiterwa n'ibyo yagaragaje ku bantu bayo. Imana ni nziza yaba yabigaragaje cyangwa itabigaragaje. Imana ntihinduka. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Imana yari nziza igihe Yobu yari yaramuhaye ubutunzi no kumererwa neza, ariko Imana yakomeje kuba ari na nziza no mu gihe ibye yari yarabiretse, Satani araza arabitwara. Imana yari nziza n'ubundi muri icyo gihe cyose. Murebe muri Zaburi 105 mwumve ukuntu umunyazaburi avuga Imana ngo kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho. Uwiteka ni mwiza, umurava w'Uwiteka uhoraho ibihe byose. Uwiteka ngo ni mwiza, ndetse ngo n'imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ibi birajyanye, kuba Uwiteka ari mwiza no kuba imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kwizerwa kwe guhoraho ibihe byose. Uwiteka ni mwiza bavandimwe. Nahumu nibyo ahamya, uyu muhanuzi arahamya akavuga ngo Uwiteka ni mwiza.
Reka turebe kuri iyi ngingo ya gatatu, iravuga ngo Uwiteka ni igihome ku munsi w'amakuba. Igihome mu cyongereza bavuga ngo ni stronghold, ni ahantu hatekanye, ahantu hari amahoro, ni ahantu ugera ukaba wabona kurokoka. Uwiteka rero ni igihome ngo ku munsi w'amakuba. Bavandimwe, nibyo koko abantu b'Imana bajya banyura mu makuba, ndetse benshi ndetse bakabasha no kunyura mu makuba menshi Imana ijya inayakoresha kugira ngo yeze abantu bayo. Ariko Uwiteka niwe ujya ubakiza muri aya makuba yose. Twiga ku ntwaro z'Imana twabonye yuko dukwiriye kuba tuzifite kugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi. Koko umunsi mubi ujya ubaho, abizera bajya bagira umunsi mubi. Ariko bavandimwe, kuri uyu murongo harimo ihumure tubonera muri aya marangakamere y'Imana. Ihumure rya mbere ku bizera ni uko Uwiteka ari mwiza. Ariko ku muntu utizera akwiye kwitonda. Ku muntu utizera icyamagarirwa turaza kubibona ni ukuza kuri Kristo, kuko muri Kristo niho Imana yagaragaje urukundo yakunze abanyabyaha, kugira ngo abantu bakira iyi neza y'Imana bayakiriye muri Kristo. Abari muri Kristo rero bafite ihumure rikomeye kuko Uwiteka ari igihome cyabo. Bafite ihumure rikomeye kuko Uwiteka ababera igihome ku munsi w'amakuba. Bavandimwe, ku bantu bakijijwe, icya mbere ni uko mu byo tunyuramo tukiri muri iyi si bafite ihumure y'uko Uwiteka ari we bahungiraho, ndetse n'umujinya wayo Uwiteka akomeza kuwubakiza. Ndetse no ku munsi w'amateka abantu b'Imana nta n'umwe uzanwa mu mujinya w'Uwiteka, kuko Uwiteka akomeza kuwubakiza ku bwa Kristo umwana we. Bavandimwe, abantu bakijijwe bafite ihumure rikomeye kuko Uwiteka ari igihome ku munsi w'amakuba. Rwose hari umunsi mubi abizera bajya bagira umunsi mubi rwose. Hari umunsi baba batewe n'umwanzi. Hari umunsi umwanzi Satani aba yabarashishije ya myambi. Hari umunsi Satani aba arimo kubaconshomera, kuko twabonye ko ngo ameze nk'intare yivuga. Ku munsi w'umwami twarabyize. Hari umunsi isi iba yabahindukiriye. Hari umunsi kamere yabo iba yabyutse ishaka kubakoresha ibibi. Hari umunsi baba badafite umunezero. Hari umunsi abizera baba bumva bihebye. Hari umunsi baba bumva bameze nk'abatakaje ibyiringiro. Hari umunsi baba bareba bakabona byose byanze, ubugingo bukumva butishimye, ndetse no mu mubiri bikanga, mu kazi bikanga, mu rugo bikanga, ahantu hose ukabona byanze, amahoro mu mutima ukayabura, ukumva urihebye. Habaho umunsi mubi, habaho umunsi w'amakuba, habaho umunsi ukomeye ku wizera. Uyu ni umunsi ujya ubaho ku bizera. Hano Nahumu yawise ngo ni umunsi w'amakuba. Ariko bavandimwe, hano hari inkuru nziza y'uko utaba uri wenyine. Ntabwo ndimo ndabigisha prosperity, ndimo ndabereka iki byanditswe birimo kutwereka uko Uwiteka ari. Ntabwo nzi ibyo buri wese arimo kunyuramo abana b'Imana mu itorero ry'Imana. Muri ibyo byose hari nagerageje kurondora, hari aho wenda wiyumvishije. Ariko se nyuma yo kubona ayo makuba yose kuzengurutse ukora iki? Ubigenza gute? Upfunda umutwe hehe? Ubuhungiro ubushakira hehe? Ni hehe wirukankira? Igisubizo kiri ahangaha. Nahumu hari ibyo arimo kuguhamagarira, arimo kukwereka, akubwira ati kuri uwo munsi w'amakuba Uwiteka ni igihome, Uwiteka ni ubuhungiro, Uwiteka niwe uboneramo amahoro, Uwiteka niwe uboneramo kunezerwa, Uwiteka niwe uturizamo. Bavandimwe, Uwiteka ni igihome ku munsi w'amakuba. Iryo ni ihumure ku bantu bakijijwe yuko Uwiteka ari igihome ku munsi w'amakuba. Ndagira ngo mwitegereze murebe
aba banyazaburi, ngiye gusura muri zaburi, mwitegereze murebe ukuntu bahungiraga ku Uwiteka, ukuntu Dawidi yabonaga Uwiteka ko ari ubuhungiro bwe iyo yabaga ari mu makuba, iyo abanzi babaga bamuhagurukiye, iyo ibintu byabaga byanze, yabigenzaga ate? Yabonaga Uwiteka nk'igihome ku munsi w'amakuba ye. Murebe muri zaburi ya 27 ku murongo wa mbere. Iyi ni zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome kinkingira, niwe igihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Nagira ngo ibi bibazo Dawidi arimo kwibaza natwe tubigira ibyacu. Niba koko turi kumwe n'Uwiteka, Uwiteka akaba ari mu ruhande rwacu, kubera ko turi abe, kubera ko twamwizeye, ndagira ngo ibi bibazo natwe tubyibaze. Niba tuvuga yuko Uwiteka ari we gakiza kacu, none ninde dutinye? Ku munsi w'amakuba ni iki dutinye? Niba ari we gihome gikingira ubugingo bwacu, niwe buhungiro, ubugingo bwacu buhishwe muri we. Satani w'ikintu akora aba ashaka ngo kutwihebesha. None twebwe icyo dukwiye gukora ni iki? Iyo twamaze kumenya yuko intego ari ukutwihebesha, ntabwo ari ukuguma mu bwihebe, ahubwo ni ukumenya yuko Uwiteka ari igihome gikingira ubugingo bwacu. None ninde waduhindisha umushyitsi niba Uwiteka ari we gihome gikingira ubugingo bwacu? Muri Zaburi ya 37 umurongo wa 39 umunyazaburi nawe aragira ati, ariko agakiza k'abakiranutsi gaturuka ku Uwiteka. Ariko ibyanditswe byahoze bivuga ko agakiza gaturuka ku Uwiteka. Sinzi impamvu agakiza umuntu agashakira muri we ubwe cyangwa akaba agashakira mu muntu mugenzi we, kandi nyamara ibyanditswe bivuga ngo agakiza gaturuka ku Uwiteka mu buryo bwose. Agakiza mu buryo bwose, agakiza k'iteka, yewe no mu buryo amakuba, no mu gihe amakuba yatugezeho, agakiza tubona gaturuka ku Uwiteka. Niwe gihome, Zaburi ikomeza ivuga ngo niwe gihome, niwe buhungiro. Igihome twavuze ko ari ahantu hari safe, hari amahoro, hari umutekano, hatekanye ho gukirira, ngo niwe gihome ngo kibakingira mu gihe cy'amakuba. Uwiteka ni igihome kibasha kubakingira mu gihe cy'amakuba. Ngo kandi Uwiteka arabatabara akabarura mu banyabyaha akabakiza, kuko bamuhungiyeho. Abakiranutsi ngo bahungira ku Uwiteka, ngo kandi Uwiteka abasha ngo kubakiza, akabakiza mu maboko y'abanyabyaha. Uwiteka ni igihome ku munsi w'amakuba. Umugabo witwa Luteri mu gihe cy'amakuba, mu gihe higwaga na Gatolika y'i Roma, kubera yuko yari amaze gushyira hanze ubuyobe bwabo, mu gihe yabonaga abanzi be bamaze kuba benshi bamugose, icyo yakoze ni iki? Ngo yaririmbye ngo zaburi ya 46 tujya tuyiririmba ngo mighty fortress is our God. Uwiteka, reka nyisome murebe ku murongo wa mbere ngeze ku wa 4, ngo zaburi iyi yahimbe umutware w'abaririmbyi, ni iya bene Kora babwirisha inanga, ngo yitwa Rito. Ni indirimbo. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Bavandimwe, Uwiteka ntiyahindutse. Uko yari ari bene Kora baririmba bamuvuga uko ari, ni nako akiri uyu munsi, ntiyahindutse. Ku bantu be ni ubuhungiro, n'imbaraga, ni umufasha, kandi ngo ntabwo abura kuboneka mu byago no mu makuba. Abasha gutabara abantu be. Ngo nicyo gituma ngo tutazatinya nawe isi yose yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa ikihinduriza, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Imana ni uku nguku imeze. Imana ni ubuhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. So murebe muri Zaburi 125 nayo ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, ni indirimbo y'amazambuka.
iravuga ngo abiringira Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Nuko twebwe dukomeye muri twebwe ubwacu? Oya, ntabwo dukomeye habana. Kuki se none tumeze nk'umusozi Siyoni? Kuki tutabashika kunyeganyega? Nuko hari udukomeje, nuko hari udufite mu kiganza cye, ngo ahubwo uyu musozi ngora uhonye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, ngo ni ko Uwiteka agota abantu be, guhereye none ukageza iteka ryose. Bavandimwe, nuko nguko Uwiteka agota abantu be, nuko nguko Uwiteka ari igihome cy'abantu be, ngo nuko ngo abarinda uhereye none ngo ukageza iteka ryose. Reka turebe ku ngingo ya 4 ya nyuma, ariyo ivuga ngo Uwiteka azi abamwiringira. Uwiteka arabazi. Turimo kwiga ku marangakamere y'Imana, twagiye tubona yuko Imana imenya byose. Koko Imana izi ibintu byose, izi abantu bose, ariko uku kumenya naho bavuga ngo Uwiteka azabe, Uwiteka azi abamwiringira, abamwizera, abamwishingikirizaho, ni ukumenya k'umwihariko, abazi mu buryo bw'uko bafitanye isano nabo nawe, kuko bamwiringiye bafitanye isano nawe, arabazi nabo baramuzi. Spurgeon avuga kuri iki cyanditswe, we yaravuze ngo uku kumenya, ngo amenya abe ari bo, their personality, ngo akabamenya abo ari bo, ngo amenya ibihe barimo, their conditions, ngo akamenya ibyo bashaka, their desires, ngo akamenya imibabaro yabo, their sufferings, ngo akamenya ahahise habo, their past, ngo akamenya ah'ubu ngubu habo, their present, ndetse ngo akamenya n'ahazaza habo, their future. Azi byose kuri bo, ngo kandi yishimira no kubimenya, ngo kandi abitayeho cyane, ngo aranabakeyaringa cyane. Ngo ibyo nanone bigaragaza urukundo akunda abe. Bantu b'Imana, ndagira ngo mwumve ukuntu Uwiteka yita ku bantu be. Ndagira ngo utekereze, ese ahari waba urimo gushidikanya, wibaza kubera ibihe urimo ukaba uhangayitse? Waba wibaza niba ibyo ushaka Uwiteka abizi? Waba wibaza niba imibabaro yawe Uwiteka yumva? Waba wibaza niba ahahise hawe Uwiteka ahazi? Hari igihe umwanzi Satani ajya guteresha ahahise hawe, avuga ati ahahise urabizi ko warabyangije, byagenze gute ahahise hawe? Cyangwa se umwanzi yaba aguteye bitewe n'igihe urimo present, cyangwa se umwanzi akaba agutera wibaza hazaza hawe ugahangayika. Igisubizo kiri aha ngaha, Uwiteka rwose azi abe ibyo byose byawe, Uwiteka arabizi. Murebe muri Yohana 10:14 kugera ku 15, Yesu Kristo yaravuze ngo ninjye mwungeri mwiza, ngo kandi ngo I am a good shepherd. Twamenye ko Uwiteka ari mwiza, Kristo nawe ni umwungeri mwiza, Kristo nawe ni mwiza. Ngo ninjye mwungeri mwiza, ngo kandi menya izanjye, intama ze ngo arazizi, ngo izanjye zikamenya. Murebe isano iri hagati ya Kristo n'intama ze. Intama ze ngo arazizi kandi nazo ziramumenya. Hano twasomye muri naho bavuga ngo Uwiteka azi abamwiringira. Kristo ni umwungeri mwiza uzi abamwiringira, arabazi. Ngo nk'uko data amenya, nanjye nkamumenya, ngo kandi ngo mpfire intama zanjye. Intama ze rwose Kristo yarazipfiriye. Ngo mfite n'izindi ntama zitari muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. Mwitegereze murebe, hari abamwizeye, hari abakijijwe. Abo ngabo Kristo aravuga ngo ni umwungeri mwiza, arabazi, baramuzi. Ariko ngo hari n'izindi ntama ahari zitaramumenya, nazo ngo akwiye kuzazana zikamumenya, rwose zikamumenya. Birashoboka ko waba wateranye natwe kuri uyu munsi utazi ibya Kristo,
utazi Kristo ko yapfuye ku musaraba ku bwawe, utazi Kristo ko uyu mujinya w'Imana wowe ukwiriye yawikoreye ku bwawe kugira ngo wowe uyu mujinya utazakugeraho ukundi. Kristo araguhamagara akavuga ngo hari n'izindi ntama afite nazo ngo akwiriye kuzana. Ahari nawe uyu munsi Kristo yakuzana akakuzana mu rugo. Kristo ashaka ko nawe umumenye by'umwihariko, umumenye mu buryo buguhesha agakiza k'iteka. Muri Yohana 10:28-30 aravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira, nziha ubugingo buhoraho, kandi zizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivunura mu kuboko kwa Data, jyewe na Data turi umwe. Bavandimwe, uku kumenya ibyanditswe bivuga ngo Uwiteka ngo azabe, harimo na assurance ikomeye, harimo ibyiringiro bikomeye ku bakijijwe, harimo ibyiringiro bikomeye ku biringira Uwiteka ko batazarimbuka na hato iteka ryose, ko bari mu kiganza cya Kristo, nawe wabasha kubakuramo, bakaba no mu kiganza cya Data, bakaba no mu kiganza cya Kristo na Data hamwe. Bavandimwe, Kristo arabazi, arabarinda. No mu Bakorinto ba mbere 8:3 haravuga ngo ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Mu by'ukuri Imana si uko itazi abantu bose, irabazi abayizera n'abatayizera, ariko uku kumenywa n'Imana ni ukumenywa k'umwihariko mu buryo bw'isano, mu buryo bwo kwitabwaho, mu buryo bwo kurindwa, mu buryo bukomeye tubonera muri Kristo, tubeshejwe n'agakiza kari muri Kristo Yesu. Ibyanditswe byavuze ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ni bande bakunda Imana? Ni abakijijwe gusa. Abadakijijwe bose banga Imana, barayanga rwose, nubwo babivuga ariko mu magambo, ariko imitima yabo yanga Imana kubera yuko ari abanzi b'Imana. Ariko abakijijwe ni abakunzi b'Imana, barayikunda, nayo irabakunda ngo kandi bazwi nayo. Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2:19 aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ruriho ngo ikimenyetso cy'uko ngo Uwiteka azi abe. Iri ni ihumure rikomeye ku bizera, ngo kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Dore ibiranga umuntu wese uzwi n'Uwiteka ni uko ngo ava mu bidatunganye, kandi Uwiteka nawe aramuzi. Uwiteka ngo azi abe. Kuri uwo murongo wa 8 wa nyuma ari wo mwanzuro, aravuga ngo Ininevu azahamarisha umwuzure w'amazi menshi, ngo kandi abanzi be azabakurikirana no mu mwijima. Ni bya bindi twarebaga ku murongo wa 6 bya Ininevu. Ibi ngibi byahanuriwe Ininevu, ndagira ngo mubyumve neza. Nubwo byahanuriwe Ininevu, ariko nanone n'umuntu wese uri mu nzira nk'iya Ininevu bari barimo yo kugomera Imana, nawe akwiye kumenya yuko ibyabaye Ininevu nawe bizamuho bidatandukanye. Kurimbuka kw'Ininevu nawe kurimbuka niko uzamusiga. Niyo mpamvu ngo Ininevu Uwiteka ahanurira akavuga ngo, akoresha umuhanuzi Nahumu akavuga ngo azahamarisha umwuzure w'amazi, azahamarisha umwuzure w'amazi. Uru ni urubanza rukomeye rw'Imana. Ininevu ngo azahamarisha umwuzure w'amazi, overflowing flood. Aya ntabwo ari amazi yo kwifotorezaho, aya ntabwo ari amazi yo gusohokeraho, aya ngaya ni amazi, ntabwo ari amazi yo kororeramo amafi, ntabwo ari amazi yo kuvomerera imyaka, ahubwo ni amazi y'uburakari bw'Uwiteka asuka ku banyabyaha barimbura. Ni nk'uko mu gihe cya Nowa Uwiteka yarimbuje abantu bari baragomeye Uwiteka amazi. Iyi ni imvugo Uwiteka arimo gukoresha kugira ngo agaragaze uburyo azatsemba Ininevu. N'amazi ngo yo kubamaraho, Ininevu ngo azabamaraho. Naho guhungira Uwiteka hazaba hagihari, ndetse ngo Uwiteka azabakurikirana no mu mwijima. Nta hantu na hamwe ho guhungira Uwiteka. Ab'Ininevu bari bari mu mwijima mu byaha byabo, ndetse nta n'ahandi bari bafite bahunga, nta n'uwo bari bafite wabakiza, nta hantu na hamwe. Ahubwo uburakari bw'Uwiteka hose batekereza
uburakari bw'Uwiteka ngo buzabasangayo, no mu mwijima buzabakurikiranayo. Muri Yesaya 8:20 aravuga ngo ngo babera no hasi ku isi, ngo icyo bazabona ni amakuba, ngo n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire, maze bazirukanirwa mu mwijima w'icuraburindi. Bavandimwe, abantu bose batizeye b'Ininevu, uretse no kurimburwa gusa, ahubwo harimo no kurimbuka kw'iteka ryose. Ni nako bizagenda ku muntu wese utazizera, ku muntu wese utazahindukirira Imana ngo ave mu bidakwiriye, yiringire Uwiteka. Uwiteka amubere igihome, amubere agakiza. Amaherezo uwo muntu n'umwanzi w'Uwiteka, abanzi b'Uwiteka azabahanira mu muriro waka n'amazuku, azabahanira mujinya we rwose. Dusoza rero, ndagira ngo buri wese agire icyo abikoraho, buri wese yisuzume. Ese uyu mujinya w'Imana ni iki uvuze kuri wowe? Waba warakijijwe ku bwa Yesu Kristo uyu mujinya w'Imana? Yohana yaravuze ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ngo nta bugingo afite, ngo ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Ese umujinya w'Imana waba ukiri kuri wowe? Ese warawukijijwe cyangwa uracyakuriho? Ese ufite ubugingo buhoraho? Ese koko Uwiteka niwe buhungiro bwawe, niwe gihome cyawe n'ubu wakijijwe? Uwiteka niwe gihome cyawe, cyangwa uvuga uti Uwiteka yangije umujinya, ibindi ndirwanirira, ubundi ibindi ndiyiringira, ibindi niringira abantu? Uwiteka niwe gihome cyawe, niwe gihome cyawe no ku munsi w'amakuba? Ese kuvuga ko Uwiteka umuzi, yego koko turabyumva kubivuga, ariko se Uwiteka we arakuzi? Wiringira yuko akubara mube azi? Icyo ni ikibazo wakwibaza. Mureke dusenge. Mwami, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe utugiriye nyinshi. Tugushimiye yuko wongeye kutwibutsa, ukatwigisha, ukatwereka umujinya wawe ukomeye uteye ubwoba, ariko nanone ukatwibutsa ko uri mwiza, kandi ukongera ukanatwibutsa rwose ukuntu uri igihome cy'abakwiringira, kandi ko ku munsi w'amakuba rwose utubera igihome. Nyagasani, ndakwinginze, ndagusabye kubw'ubuntu bwawe, ndagusabye kubw'ineza yawe nyinshi, ngo utugirire imbabazi buri muntu wese uri aha ngaha, yaba hari utarakizwa uri aha ngaha, utarakirwa umujinya wawe, umugirire imbabazi, umwereke Kristo, amwizere, arokoke uriya mujinya ukomeye. Ndetse n'abakijijwe be kugira ikindi kintu bishingikirizaho, ahubwo bakomeze bakubone nk'igihome kibasha kubakingira ku munsi w'amakuba. Reka ariwe ukomeza kuba ibyiringiro byacu, ariwe dukomeza kwishingikirizaho, ariwe dukomeza kurebaho. Nyagasani, ndagusabye rwose uduhe kwiringira wowe gusa. Tugushimiye ko utwumva, mu izina rya Yesu Kristo umwana tubisabye, amen.